Mbahaye ikaze mwebwe mukurikiranye Zafu Media TV ya YouTube channel yanyu yabakorewe kugira ngo ijye bagezaho amakuru nkuko bisanzwe umunsi kundi mubwira ngo ni wa musore w'abanyarwanda guturuka muri Mongolia ukomeza kugenda ubagezaho amakuru. Nkuko bisanzwe cyangwa se musanzwe mubimenyereye ni kakanya tugiye kuganira ku makuru abari maragenda atradinga cyangwa se abagiye aca ibintu hano hanze hirya no hino ku isi hose, Afrika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse hose unabizi muri politike mu myidagaduro. Uyu munsi rero turi ku musore wacu cyangwa se umusaza wacu, reka ndiye kumwita umusore kuko arashaje, ni Itegeka Gracie cyangwa se umuzi nka Sebikoko cyangwa se Papa Sava. Uyu mugabo Papa Sava rero uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024 nibwo yatangaje ko amaze kubona umukunzi bitarenze mu kwa kane ashaka kuzashinga urugo. Uyu mukobwa noneho Papa Sava yabonye ninde, nuwaye, akomokaye, ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebana kuri no YouTube channel yanyu. Ni yanyu kuko ni uri kwireba kuko ntago ari yanyu, ni yawe kuko ikugezaho amakuru ukeneye umunsi ku wundi. Mubwira ngo ari ikingenzi subscribe, like, comment, share kushuti zawe niyo zino video wazikunze cyane cyane kari ikiganiro kiryoshye rwose cy'umusaza wacu ugiye kuva mu isoni nawe akarongora akajya mu bandi bagabo akumva icyo abandi twamurushije. Uriya mbabwiza ukuri, kurongora biraryoha, usibye no kurongora no gutunga umugore niyo muri mu gitanda bro. Hari ahantu Imana iba yarashize ubuki ikavuga ati hari ahantu tumashize ubuki, abagabo ni uzarebe umugabo aremera agatanga isambu nuko yakikoma. Tuba turi muri studio tuba tugomba guseka kabari akantu gaciye, ariko nyine ntawe bivuga ko ikuma itaryoha. Kabari akantu gaciye ndabizi ko nawe uri ahantu hose nyine urasetse. Papa Sava rero tudatinze cyane yagize gutya ajya ku rubuga rwiwe rwa X cyangwa se muzi nka Twitter, ajya kuri Instagram yiwe, account ye ya Instagram yiwe ni Itegeka Gracie, ajya ku rubuga rwiwe rwa Facebook page, ya postinga umukobwa muzi, umukobwa muzi cyane muri sinema z'u Rwanda ukiri mutoya, uheruka kurangiza kaminuza mu mufore ariko kurangiza kaminuza, ni umukinnyi wa comedy yize civil engineering. Ninde oya bitumuvuga mu mutima wawe ninde ntago wamenya, niyo mpamvu buriye ngo mubwire amakuru ya nyayo akuryohere. Rega nanjye ndabizi ko ndyohereza byo ngibyo mwazabiganira na Maria n'umugore wanje, nawe arabizi ko rwose ibintu biryoshya neza kuko nabajyanye ajya nkurikirana kandi nanjye iyo umaze kubakorera ikiganiro nanjye ngira gutya nkireba. Ni Itegeka Gracie rero yavuze ko akunda umukobwa muzi nka Inkindi Aisha. Ndabizi warugize amatsiko niba ukigejeje muri nota ukiri kureba, ndabizi abantu benshi mwumva ndi kuvuga utuntu twiza muhita mukuramo video, ariko ibyo bintu ntago ari sawa. Gira mugenzi wawe ngo wigeze ukanda subscribe kuri Zafu Media TV, niba utarayikanda reka nkubwize ukuri uri mu bihombo byinshi cyane, uko mu minsi iri imbere ngiye gutanga promotion yo kunywa amata. Ibaze ko ninanga amata nzaye abantu bakoze subscribe akajya kubona nk'umuntu nkabona email ye tukaganira akabona abonye 5k za brag we nanjye ndi umukomediye. Niyo mpamvu nyine baba bamamagaye muri Zafu. Boss yavuga ati abanyarwanda bakeneye kumva amakuru, we ngwino bahe cyane cyane ko boss nyine aba yibereyeho hanze. Nanjye rwose nanjye ngavuga ati ikanyahe abanyarwanda kugira ngo bajye bagumya baryoherwe na show ariko sinzabe nka cyakigabo ngo ni Jeskizo cy'amatwi mabi kimwe giseka kikanira wagira ngo mu umuseko yakiva mu kibono. Tudatinze cyane nyine mbagira ngo uganirize ukomeze kuryoherwa na story. Niko kazi kanyu nabyigiye, wumve ko nabyigiye primaire ngajya secondaire ngajya kaminuza, ndimo ndiga itangaza amakuru kugira ngo mugezeho amakuru aryohe. Ni Itegeka Gracie muzi nka Papa Sava cyangwa se Sebikoko cyangwa se Sekaganda, umwita uko ushaka. Icyabamari cyane uyu munsi nibwo yagiye ku mbuga ziwe nkuko nari mbikubwiye atangaza ko akunda Inkindi Aisha. Inkindi Aisha mu muzi nka Aisha muri Nyagiso, muri Kiramani, muri The Message ya Nyambo n'izindi filime nyinshi cyane nyine agenda yaktingabo. Muzi ko anyine akina muri izo filime nyinshi. Agenda amubwira amagambo meza cyane arimo imitoma itangaje yuhuje urukundo, kuko nawe wakumva kavuga ati ya niyo waba uri umukobwa uyu mugabo ntago wamutera indobo cyangwa wahi yaba yagufatishije. Amagambo ngiye kugusome agira mvuga ngagira ya muri comment ubwira ati man urarenze, nushaka nzabwire ngo nimero yanjye ya mobile money rwose uvuga ati man bitiwe n'ukuntu dutera story
je rwose nikuye ibihumbi 10 byanjye kuko bitaro ntabwo nabyemera nyuma bitaro musuzuguye 10 bagati nkuguriye fanta kumva inzaye ariko n'uma bitanu nyine nzapfa kuyafata nshike ko yaryamo agakira ari kuzabunsuzuguye. Reka dusome aya magambo rero kanyarebe ku rubuga rwa Twitter kaniyageze microphone neza ngo somere na magambo agira uti rero amazina yanjye nirwa Niyitegeka Gracian. Abantu benshi banzi muri sinema cyangwa se mu myidagaduro muri rusange, abanyarwanda cyangwa se abandi bantu bankurikirana bagiye bava ngo Niyitegeka Gracian atinze gushaka, ngo buriya gutinda gushaka k'umugabo ngo nta kindi kintu ngo arimo arabitekerezaho cyangwa se avuga ati ndimo ndubaka ejo heza h'umuryango ngiye gushinga. Ariko ngira amarangamutima y'umuntu nanjye nakunze umukobwa Inkindi Aisha. Ibi ngibi ndi kuvuga nawe aze kubyumva ko umukunda nk'inka imwe, ndetse Imana inshoboje cyangwa se nayo ikamushoboza, nifuza gushinga urugo na Inkindi Aisha akambera umugore nkamubera umugabo, tukabyara tukororoka ndetse ngo twabyarana abana bagera muri 7. Abana 7 niho yanditse izo posera. Mugende reka ndashyiraho link hano munsi kugira ngo mugende ku mbuga ziwe kugira ngo musome izo nkuru rwose nanjye murasekamo. Ariko nyine izo ziba ari brag nyine abarimo aragenda acishamo nyine nk'umuntu mukuru cyangwa se kugira ngo abaryohereze nk'abafana biwe. Yagize rero ngo Aisha ngo kunda kurushko nikunda ngo kazuba bizi mitoma ya Papa Sava ngo kazuba ko mu museso ngo akonika abakobwa ngo uraseka amasara gaseseka bya bindi byose by'abakera yajya rondogora nk'uvuga umwivugo. Arangije avuga ati niba unyemereye ko wambere umugore Aisha ni wabwira ntabwo ari ndi niba uri umukobwa uri kunyumva n'ujye muri ndi gupropose yavugwa na Niyitegeka Gracian abibwira Inkindi Aisha. Nvuga ati niba wifuza ko rwose wambere umugore cyangwa se wanyemera n'ukuri kw'Imana ubimbwiriye bicishije muri aba bantu kugira ngo postinze ntari kukubeshya cyangwa se atari kugukina, ari ukugira ngo nge nawe rwose tuzarushinga kuko mbivuze mbikuye ku mutima. Aisha ndagukunda. Dore ngo comment zara comment umuntu wateye comment wa mbere rero yabaye Roki Kirabiranya muzi nka Roki Kimomo, yaho yashize emoji nyinshi arimo araseka akavuga ati cyakoze ariko abasitari bo mu Rwanda turatwika. Nanjye ni umusitari, ibaze ko abantu 1000 barimo barankurikirana, ababyemera abatabyemera abanuka abamgize niko mwabaye abanyarwanda, niko mwase nzagenda besha basi kugira ngo mubyemere. Basuriye byino video mu sharinga abantu tamenya ko ushaka kwikurana amakuru wenyine. Umuntu wateye comment wa mbere rero ni Roki Kirabiranya avuga ati ngo Papa Sava ya ibintu se birashoboka. Ashyira emoji nyinshi ase wabukurikira mwita AI cyangwa se murinda habirene. Ubwo yashizeho akantu ranje akaka emoji ko guseka ranje yandika ijambo ryitwa ngo rya jambo nyagisa akunda gukoresha muri comedy avuga ngo ndumiwe. Undi muntu wabyishimiye cyane yagaragaje na reaction amarangamutima menshi cyane umuzi nka Aline Gahongayire avuga ati ni byiza cyane kuba waragaje amarangamutima yawe y'umukobwa wakunze. Undi muntu nanone wagiye kubiteraho comment umuntu muzi nka Shadibu avuga ati muzehe rwose rongora uwo mwana yakwemera uhita umushyira amago. Arongerwa aterwa na comment muzi nka Bush cyangwa se Bushido Bushari muri make aravuga ngo musaza wazebenge agira rwose ukubita icyana amago nurangiza uciwanje wana, nko kuvuga ngo gende ugicumite nago irimvwa ijambo gucumita nimugire ngo ni ijambo ribi. Bya ijambo gucumita ni ijambo riba muri Bibiliya cyane. Yesu bamucumise inkodi icumu mu rubavu ijambo abudabizi nyine baravuga ati cyo na discipline gucumita ntago ari ijambo ribi. Abanyarwandakazi barundikazi mwese mwe murankurikirana gucumita n'ijambo risanzwe rwose riba riraho. Abandi bakomeza kugenda batera comment harimo nago ndi bugenda nisomanya nyinshi ariko reka mbabwira amazina y'abantu bishimiye ibyo bintu. Harimo bita nka Philipita, harimo Nyagiso, harimo Patino, harimo uwo biuzi nka
Mama Sava harimo uwo muzi nka Ndimbati banakorana cyane umunsi ku wundi, harimo uwo muzi nka Dr Nsabi Kiramani ntabwo yasigaye, Nyampo nawe nuko nguko amubwira ati Aisha nakwemerera rwose nawe turamushyigikiye dore amaze no gukura. Tudakuyemo mu bahavu muramuzi cyane mu manga sezi, ni abantu benshi cyane wo muzi nka ni benshi cyane ntabwo nabavuga ngo mbarangize, ariko bose bishimiye umwanzuro Papa Sava yafashe wo kubwira Aisha ko rwose yakwifuza ko amubera umugore. Mubwira ngo ndagushimiye iyo twabanye, ni kakanya nyine ngenda nkugezaho amakuru atradinga nuko nkuko babyifashe, nkubwira ngo Imana igumugisha. Astra Vista we twabanye gura ku munota wa mbere kugeza kuri no munota. Ciao ciao.